Iyo ugeze mu isoko rya Kirambo utungurwa no gusanga ibyinshi mu bisima babikagamo ibicuruzwa birangaye n'inzugi zabyo zarakuweho. Ibyo abaricururizamo barabyinubira. Ngaruka bitugeraho urabona ibisima ntabwo bifunze, ibyugi nta bihari. Hirya byose birarangaye. Ibyugi byose bagiye barabijugunya nambyo babijugunya. Ariko ntumenya ukuntu ibi bisima byasenyutse. Abacuruzi ubwabo baraza bagasanga ibisima birakinguye, inzugi ntabwo twamenya abantu babitwara kuko twumva ngo hararindwa, ariko abarinda ntituzi ibintu barindamo. Babirandagujemo babishinguje ntitumenye iyo bijya, turafungaga tugasanga ibintu byacu babitwaye. Abacuruzi kandi bavuga ko hari igice kinini cyacururizwagamo imyenda kivi y'imvura iguye kikaba kidakorerwamo mu gihe cy'itumba, ndetse hakabamo n'amahuheza atuma isoko ryuzuramo amazi ku buryo bibangamira abarikoreramo n'abariremo. Munzuru kubona ko harangaye aratuba kandi amahuheza garaza imyenda ikamanuka hasi ikagwa hariya hepfo mu mazi. Imbere babubatse nabi, umuyaga guturuka iriya ukaza twaba dufite imyenda imvura yose ikihura mu soko. Ikibazo cy'isoko riva turumva twasaba nk'ubuyobozi budukuriye bukarebera isoko riteraniramo abantu benshi bangana batya bakadufasha bakaba batwubakira isoko rizima. Abari mu iryo soko rya Kirambo bavuga ko baturerwa no kugera ku bacuruzi ku buryo bworoshye bitewe n'uburyo bw'ihurura ibisima byubatswemo butaborohereza kuritemberamo. Ni ikibazo basangiye n'abacuruzi bavuga ko abaguzi batabageraho kubera iyo myubakire, basaba ko byakosorwa kuko hari abahitamo kujya gucururiza hanze yaryo. Umukire no kuvanga pakirira ku ruhande, ntabwo wagira ngo yongera kate amanukemo hagati. Hano hari irembo, hari irembo n'umujura aje kwiba, n'uguhita sohokera cyangwa sohokera hari. Nyine nuko nta nzira basizemo ngo ngende ndabona uko nyura nsanga abandi na none n'undi mukire nkaje. Twasabaga nk'utuyira wenda turimo tuhagaritse gucya ku buryo wenda umukire yaza arava nk'igiriya akaza akaba yakata no haraguru bitabangamiye kugira ngo aje kumaza yazirenguka. Kuri ibyo bibazo hiyongeraho kuba isoko rya Kirambo ritazitiye ndetse rikagira n'amarembo menshi ku buryo byorohereza abajura barivugwamo. Visi Perezida w'abakorera muri iri soko uzabakiriho Theoneste avuga ko ibyo bibazo babigejeje ku karere n'umurenge hakaba ari gushaka ibisubizo. Ubuyobozi bw'akarere burabizi, gusa turategereje ko bazabikora. Ko gusana biriya bintu byo bazabikora ni ikibazo ubuyobozi tuzi bazi nta kintu bitegereza. Umuyobozi w'akarere ka Burera Mukamana Soline avuga ko bagiye gukurikirana imiterere y'ibyo bibazo kugira ngo harebwe uko byakemuka. Akarere tuzabikemura turamutse tubonye ingengo y'imari twabikora. Nyine niba ibisima byabiri hari bifunze nyuma bigafungurwa, bwana byo twagombye gukurikirana tukamenya impamvu yabyo. Ndaza kubikurikirana ndebe uko bimeze, tubone n'icyakorwa byihuse cyangwa se n'icyakorwa mu gihe kiri imbere. Uretse ibyo hari na bimwe mu bice by'iri soko nka sima yo hasi, ibisima batandikaho ibicuruzwa, ibisenge n'imireko byangiritse, basaba ko nabyo byakosorwa cyangwa se hagashyirwaho ibishya. Tuyishime Jadofis mu karere ka Burera.